Esther Wamende uzwi cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ari mu myiteguro yo gukora ibitaramo bikomeye bizabera mu bihugu bitandukanye bya Afurika y'Iburasirazuba birimo u Rwanda, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC ndetse no mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi. Uyu mukobwa wubatse izina mu gihugu cya Afurika y'Epfo aho asanzwe abarizwa, azanye ubutumwa bwo gukangurira abantu kwizera no kwiyegurira Imana binyuze mu ndirimbo ze zifite ubutumwa bukomeye bwo gukiza no guhumuriza imitima. Esther Wamende cyangwa se umwite Esther Wamende azwi nk'umuhanzi ufite ubuhamya bukomeye mu muziki wa gospel, akaba yaratangiye umurimo we wo kuririmba afite intego yo gufasha abantu gusobanukirwa imbaraga ziri mu kwizera Yesu Kristo. Ni umunyempano ukora indirimbo zubakiye mu butumwa bwo kuramya Imana ndetse no kwigisha abantu guhinduka mu buryo bwa nyabwo ndetse no guhinduka by'umwihariko bakava mu byo barimo bibi bagakora ibyiza. Mu ndirimbo ze zakunzwe cyane harimo indirimbo Jésus ne change pas, yitwa Top Présence, yitwa Atombwame, yitwa Powerful ndetse yitwa Songa mbere nitwa Saint Esprit. Hari uburyo agenda aririmba ndetse akagenda anahumuriza imitima y'abantu, ariko agenda avuga ati njyewe nari mubi ndetse njye nakoze byinshi, ariko icyo ntekereza ku bantu nuko bagomba kuba bahinduka. Minister Esther Wamende cyangwa se Minister Esther Wamende avuga ko intego ye atari ugukora umuziki nk'ubucuruzi, ahubwo ari ugukoresha indirimbo nk'intwaro yo kugeza ubutumwa bwiza ku mitima y'abantu, kugeza ndetse naho bahindutse, abari mu byaha bakabireka ndetse n'abari mu bibi bakaba babivamo. Yagize ati nifuza kubona abantu bahinduka abinyuze mu ndirimbo. Imana yampaye impano yo kuririmba kugira ngo abantu benshi bazamenye Kristo ndetse bamenye ko imbaraga z'umusaraba zihari. Uyu mukobwa ngira ngo muri Afurika y'Epfo ni umwe mu bakobwa bakunzwe cyane by'umwihariko mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. By'umwihariko yashimiye MC Joe uri mu bashinzwe lebo ye yitwa Fantastic, avuga ko ari umwe mu bantu bamuhora hafi mu rugendo rwe rwa muzika kugira ngo akomeze guteza imbere indirimbo za gospel muri rusange. Ati MC Joe ni umuntu ukomeye mu buzima bwanjye bw'ubuhanzi, ati ni umufatanyabikorwa unyereka ko umuziki wa gospel ushobora gukorwa mu buryo bw'umwuga kandi ukanagira ingaruka nziza ku bantu. Biteganyijwe yuko ibitaramo bye bizatangira mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2026 aho azasura ibihugu bitandukanye twakubwiye haruguru, ndetse akagenda abasha gusabana ndetse no gusenga afatanyije n'abantu azaba ataramira by'umwihariko. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu World, mu gace twita Tahatibu Update, aho tuba tugezaho amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko ndetse no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tahatibu TV. Ngiye nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment.